umugabo witwa Paulo niwe wavuze ngo agambirira gukora icyiza ariko ikibi kikamutanga imbere. Nukuri nta muntu uba mubi 100%, nta n'umuntu uba mwiza 100%. Abantu ikiremwa muntu turimo ibice bibiri, tugizwe n'ibice bibiri cyangwa se turimo abantu babiri, reka bari kumvuga turimo abantu babiri. Naragenzuye nsanga ikiremwa muntu uyu munsi ushobora kumbona ukambona mu ishusho y'umuntu mubi, ukambona mu ishusho y'umuntu mubi bitewe n'icyo tugonganiyeho, bitewe n'icyo tutabashije guhuza jyewe nawe. Ndavuga wowe unkurikiye, wowe tuba tuganira, cyangwa se wowe uri gukurikirana kino kiganiro nawe uze kwicara ugenzure ko kurebe. Noneho muri ya shusho ya mbere y'ububi, yuko mbonyemo ko ndi mubi, ndetse akarusho k'ukuntu twebwe tumeze abana b'abantu, iyo jyewe nawe tugiranye ikibazo, turi babiri jye nawe tugiranye ikibazo, hari ibyo tudahuje, hari ibyo tudahuriyeho, hari ibyemezo tudahuriyeho, hari ingamba tudahuriyeho, hari umwanzuro jyewe nawe tutabashije guhuza. Noneho ko tutabashije guhuza uwo mwanzuro, umbonyemo ububi cyangwa se jyewe umbonyemo ububi. Muri uko kukubonamo ububi no kumbonamo ububi bitewe n'icyo twahuriyeho tutahuje, bikaguha umwanya wo gufata igihe cyawe cyo kuzenguruka mu bandi bantu banzi, bakuzi n'abatanzi, ugafata umwanya. Kandi cya gihe mbere tugihuza ntiwigeze ufata umwanya wo kubabwira ubwiza bwanjye, ariko habaye akabazo gato kataca nk'amabere cyangwa katasenya umudugudu cyangwa katarimbura umusozi, akantu abantu babiri baganiraho bakagakemura. Ufashe umwanya wo kwamamaza ububi bw'uwo muntu, ububi urabwamamaje, urabusansibirije, aragiye mu nzira ku bantu batamuzi, we atazi ariko bakaba bamuzi, mu buryo bwawe, ntabwo bamuzi mu buryo bwe, ntibamuzi no mu buryo aremwemo, oya, ahubwo bamumenye mu buryo bwawe washatse ko bamenya. Ubwo ni uburyo bwa mbere bw'umuntu, igice cya mbere cy'umuntu. Turimo ibice bibiri ntabibabwiye. Wa muntu akaba mubi mu bantu, abamuzi, abatamuzi, akaba mubi. Ndetse rimwe na rimwe uwo muntu iyo yahuye agahura n'umuntu uzi gusansibiriza cyane, n'umuntu ufite akarimi. Hari abantu muri ubuzima bagira ururimi akarimi koroshye, kameze ukuntu, reka mbivuge gutya. Urwo rurimi nurwo kuba iyo ugiye kuvuga undi muntu hari iyindi sura wambara kugira ngo ba bantu ugiye kubwira babashe bakumve neza, babashe kukumva neza, bumve n'ibyo uruvuga ko ari ukuri.
hari uburyo cyo gusasira, hari uburyo ki usasira mw'ibyo bintu, ugasasira iyo mvugo yawe, wamara kuyisasira ukanayisegura ukanayorosa kuvureri, ukayorosa n'amashuka meza, warangiza ugahita ukwirakwiza uwo mwuka mu bantu bose, wa muntu agahinduka mubi imbere y'abamuzi n'abatamuzi. Kandi mukuri si uko ari mubi, ahubwo nuko yagiranye ikibazo nawe. Kandi mu isi ntabwo turi abamarayika, ikintu tukizirikana, ntabwo turi abamarayika, turi abantu twambaye umubiri n'inyama n'amaraso. Niba uzi yuko ucumura, ukaba uzi neza ko ibyo ukora nawe utabikoresha na kwishana, kubera iki? Kuki utafata uwo mwanya w'uwo mugenzi wawe ngo wumve ko mu by'ukuri yagukoshereje, reka mbyemere, yanakubabaje, yakomerekeje n'umutima wawe, yakubabaje pe, yakubabaje. Ariko se niba yakubabaje, ni ngombwa yuko ahita ahinduka umwanda imbere y'abantu bose? Umuntu tuzi utarakoze icyaha n'umwe ni Kristo umwami wenyine. Ariko twebwe bene Adamu, twebwe abantu baje muri iyi si, abantu babyawe n'umubiri n'amaraso, abantu baturutse kuri Adamu na Eva, twese ntabwo turi beza kandi nta nubwo turi babi. Nabwiye ngo turimo ibice bibiri, dufitemo ubwiza tukagiramo n'ububi. Nawe wiyunguruye ukareba, burusubije amaso inyuma nawe ukumva ibyo abandi bakuvuga, byaguha umwanya wo guceceka. Wajya kujya kuvuga mugenzi wawe ukabanza ugakaraga ururimi, ukabanza ukavuga utari ko iba ari igihe babivuze byagenda gute, ese iba ari igihe babikoze byagenda gute? Ufashe umwanya wo kuzengurutsa mugenzi wawe, wo kumusebya, wo kumwangisha abantu bububi bwe. Muri make ni ikiza umuzi wo basi ntiwakivuga. Oya, ahubwo ikibi nicyo ushyize imbere, kugira ngo ntagire icyiza abantu bamubonaho, kugira ngo ntagire icyiza abantu babona. Ni ikibazo. Banyarwanda, banyarwandakazi, ni ikibazo. Babyeyi, bagabo, basore, bakobwa, ni ikibazo kitwugarije, ni ikibazo gitumye inzangano zigwira mu bantu, ni ikibazo. Kandi iyo ugiranye ikibazo n'uwo muntu, ntuba wifuza ko hari undi muntu baba inshuti, ntuba wifuza ko hari undi muntu bagendana, ntuba wifuza ko hari undi muntu wagira icyo amumarira. Uba wumva niba umwanze n'isi yose mwange. Subiza amaso inyuma urebe, ari wowe bibaye isi yose ikakwanga, nk'uko ushaka ko abandi banga mugenzi wawe. Subiza amaso inyuma urebe, ese ari wowe n'aba bantu bafashe igihe cyo kugenda bagutaranga, bakagusebya mu kazi, bakagusebya aho ugenda, bakagusebya mu baturanyi, bakagusebya mu muryango, bakagusebya. Kuko ndabizi neza yuko bikubayeho, cyangwa se niba byaranakubayeho, urabizi ko byakubabaje. Niba bitaranakubaho bikazakubaho, bizakubabaza. Nibyo njyewe ndabyemera. Njyewe nkunda no kuvuga ngo akenshi umuntu nkunda ni umuntu ugomba kwiga kumbabarira. Ndavuga nti umuntu nkunda ni umuntu ugomba kwiga kumbabarira, kuko ndi umunyamakosa. Ntabwo genda intungane, ntabwo ndi umumarayika, ndi umunyamakosa pe, nanjye mbyiyizeho ko ndi umunyamakosa. Rero umuntu
umuntu dushobora kuzabana cyangwa se umuntu ugomba kumbera inshuti n'umuntu je n'umuntu numva ushobora kunyihanganira naba namukoshereje ari nige n'umuntu akosa ntabimenye ko yakosheje ukaba wamuganiriza ukamwegera ukamuganiriza ukamubwira uti nyamara ahantu wakotoye ahantu ntabwo byagenze neza aha hantu ntabwo ari sawa wari nyamara njye mbona wari kubigenza gutya iyo umuntu wumva hari ukuntu kera jewe naragiye inka inka ikarisha imirimira byaza kugera nijoro ikaza akenshi abantu bafite inka bo nindamuka mbivuze barabyumva neza nijoro cyagiye cya nijoro ujya kumva zimeze nkaho ziriho zirya sibyo burya ziba ziriho zuza ibyo zariye ziba ziriho zongera zisubiramo zumva noneho muri kwa kundi ziriho zuza ibyo zamiraguye bitari ngombwa zirabigarura zikajya noneho utundi twiza tuzima zikahita zitumira. Hari igihe rero umuntu ashobora gukosa mu gihe cyo guhubuka, mu gihe atazi icyo ari cyo, ariko iyo habayemo kongera kwisubiramo, ukongera ukisubiramo ugasubiza ubwenge ku gihe, cyangwa ubwenge mvuze ngo n'ubwenge ku gihe, icyo gihe bwa bwavuye ku gihe, ahubwo ukongera ugasubira mu munsi wawe uko wakugendekeye. Byanze bikunze mu bantu mwavuganye, uratekereza ukavuga uti mama Derrick namubabaje, mama Derrick era jambo namubwiye nubwo yarankoshereje ariko sinari nkwiye kuri mubwira. Mama Derrick buriya cyagihe yatambukaga kankandagira ngahita ndakara nkamubwira nabi, siko nari nkwiriye kumubwira. Wongeye wisubiyemo, wongeye uratekereza, wongeye usubira mu munsi wawe uko wakugendekeye, nukuza uruhuruza. Waruzi ko hari n'igihe umuntu asubira mu bintu yakoze yarangiza kumva hakabamo ikintu kimubabaza, akavuga ati cyangwa Imana iki kintu base ntikizongere kumva. Icyo ni igice cya mbere cy'umuntu. Rero iyo wamufashe ukamunyanyagiza, iyo wamufashe ukamutanga, iyo wamufashe ukabwira abantu ibibi bye, iyo wamufashe rimwe na rimwe ukanongera nk'ibyo adakora, nibura basi banavugaga n'ibyo akora, it's okay, yazanabyumva akihana. Ariko ikibabaje nuko rimwe na rimwe ujya no kuvuga ukavuga ibintu atazi iyo biva n'iyo bijya, ukamubeshyera, ukamugerakera kugira ngo gusa umusiga umwanda, umwangize. N'undi uzaza wari uzi ko hari igihe ugera ahantu mwaretse kwica amazina y'abandi, mwaretse kwica amazina y'abandi, ko kwica izina ry'umuntu ari bibi, mwaretse kuyangiza. Niba nta n'ikiza ushaka kumugirira, ceceka. Niba nta n'ikiza uriho umwifuriza, wowe bigumane, ariko reka kwica izina ry'umuntu, reka kwangiza izina ry'umuntu. Abantu baba bafite ibintu byinshi baciyemo bibabaje, abantu baba bafite ibintu byinshi barwanye nabyo mu bwana bwabo, mu kuzamuka kwabo. Iyo ugarutse kongera rero gushaka gusenya no kwangiza, uba uri umurozi, uba uri umugome, uba uri umwicanyi, kuko uriho wongera kwica wa muntu. Erega ntabwo
mbabwize ukuri mureke tugire ibintu twiga hari kandi kantu noneho numvise umuntu akakubona ntimuziranye nta kintu mwapfuye wenda bafite icyo bapfa byo birumvikanamo gakeya nabwo ariko si cyane numva nta kintu twagapfuye gituma tugera ahantu tugambanirana ariko n'umuntu nta kintu mupfuye ntimunaziranye ariko kubera yuko yumvise ya publicité ya wa muntu natangiriyeho mwagize icyo mupfa wagiye publicité akabwira n'abandi batakuzi finaroma wa muntu yakubona ko ngura muntu ndamwanga mwari muzi ko n'abantu batubona hano kuri YouTube akakubona mu kiganiro yakakubona akavuga ngo ngura muntu ndamwanga wavuga gahoro ngo bari kuna wavuga cyane ngaravuga nk'isandi cyangwa se ngo ni nk'isasu akakwanga completely akakwanga urwo rero ni urwangano ruri muri kamere yawe mu mutima wawe ni urwangano wivukaniye urwo rwo ruratandukanye tuzabivugaho ikindi gihe reka nikomereze kuri wa muntu watanze publicity ukanyura ahantu cyangwa se ukajya ahantu ugasuhuza abantu ugaseka kuko bikurimo nta buryarya ufite uri sociable uri sociable urumva nta kibazo ufite ariko kubera yuko hari undi muntu wafashe amata yawe akayashyiramo igitotsi watangira kuvuga abantu bakakureba n'isesemi bakenda kuruka watangira gusabana n'abantu ukajya ukabona hirya abantu baro bararyana inzara wajya kwaka akazi ahantu wahagera ukisanga uri wenyine kandi wakahasanze abandi ariko impamvu niyi bariho baragutinya bitewe na publicité wa muntu yatanze reka ndeke kuvuga publicité ahubwo bitewe n'amagambo mabi wa mugore cyangwa wa mugabo cyangwa wa mukobwa cyangwa wa musore ubwo nimvuga abo ngabo wowe ababikora urabazi ababigukoze urabazi urahita umenya niba ari umugabo wabikoze niba ari umugore cyangwa ariko nyirizina umuntu akisanga mu kazi agiye asangamo abantu azi ko nawe agiye kuhabona inshuti zahereka da wasanze baragusibiye amayira bagusibiye amayira ukajya kubona ukabona urakora akantu abantu bose bakureba burya hano ugatangira ukireba se nteye isesemi se ndi mubi se nambaye nabi ukireba ukajya mu misatsi se nasokoje se uya nta kibazo ufite cy'imyambarire nta n'ikibazo ufite cy'isura yawe nta n'ikibazo ufite wakarabye urasa neza pe ikibazo ufite ni umuntu wakwangirije izina ikibazo ufite ni umuntu wagusebeje ikibazo ufite ni umuntu mwagonganye mutumvikanye ku kintu runaka biba ngombwa yuko kubera yuko agera ahantu henshi biba ngombwa yuko agusibira amayira tuzicara tuganire ngo si uwo muntu we yakwifata ati mu gihe bimubayeho gutyo mu gihe tutaragerana icyo kiganiro mbaye nkubwiye ngo ba wihangane uba ukomeye ukomere wihangane sibyo biravuna birababaza kugera ahantu ugasanga uri igitaramo shuti zanjye kugera ahantu ugasanga uri igitaramo abantu baba barakuryanira n'inzara mebe utanabaza aribwo ubabonye kugera mu bantu ukajya kubasuza umuntu ajya gusuza akaguhereza imitwe y'intoki ajya gusuza ukabona aguhaye imitwe y'intoki ntashaka kumwangiriza ikiganza
ntagashaka kumwanduriza ikiganza. Reka twikomereze. Icyo ni igice cya mbere kigize ikiremwa muntu. Icyo nabwo turimo ibice bibiri. Turimo igice cya mbere cyo kuba mwiza, cya kabiri tukaba babi. Ubwo none babwira harimo utuntu twishi mwaho ngaho sinatuvuga ngo nturangize, tuba tugenda tutuganiraho. Ariko uwo muntu ugufungira amayira, uwo muntu ugutangira amakuru utazi yava n'iyajya, uwo muntu umushyiraho akabazo, nanjye ndamushyiraho akabazo. Reka twigire ku gice cya kabiri cy'ikiremwa muntu. Ntituvuye mu gice cya mbere cy'uwo muntu mugiranye akabazo kaba mubi imbere ye, akanakwamamaza ahantu hose, ku bakuzi no ku batakuzi. Reka tumugarukeho, si wa muntu umwe, reka tumugarukeho. Ukuntu rero bavuga yuko umuntu ari mugari, ntabwo tubivuga uko bikwiriye. Umuntu ni mugari, umuntu ni muremure, umuntu ni munini, umuntu ntabwo ndamumenya neza, ariko ntarabasha gusobanukirwaho gakeya. Kamvugaho gake kuko ni gakeya pe, nani muntu sindamumenya. Nta nubwo nzanamwiga ngo mumenye, nzarinda mva muri ubuzima ntaramenya umuntu. Umuntu ariyuburura, umuntu ariyubika, umuntu. Tuzajya tugendana turi abantu nyine, tubeho mu buzima bw'abantu nyine. Wa muntu mwagiranye akabazo agahita kwangisha abantu be bose, cyangwa se abantu bakuzi n'abatakuzi. Rimwe na rimwe akakwimisha n'akazi, akakwimisha n'akazi. Hagira umuntu ushaka kuguha akazi, akavuga ati shitani na shitani ya dayimoni, uriya uramutse umuhaye akazi usezere ku mafaranga. Uriya muntu uramuka umushyize muri ofisi yawe, umenye yuko iriya ni inyatsi yigendera. Uriya muntu nuramuka umuzanye mu bucuruzi bwawe, umenye ko uhombye. Iriya ni iki? Ni imbeba izagize akakuvuga akakumanuka, akakuzamuka, akaba arakurangije. Usibye Kristo wenyine wo kongera akakubyutsa, akagufata ukuboko. Ubundi mu by'ukuri hari umuntu ukuvuga akakurangiza. Udafite icyo wavuganye n'Imana, udafite isezerano hagati yawe n'Imana, udafite ijambo rya nyir'ijambo, udafite Imana yakubwiye ngo gendana nawe, bana nawe, haguruka umunyembaraga we, yagushyira hasi bikarangira. Ariko niba hari ijambo nyine ufite, wowe nyine ntabwo ugomba kugira, kuko hari icyo wicaranye, hari ibanga. Ikizakwereka rero wa muntu ukuntu turimo ikiremwa muntu turimo ibice bibiri. Wa muntu twabonye ko ari mubi, nawe wagiye agasebya akavuga umuntu akamwangiza akagira gute. Hari abandi bantu agirira neza, bamuvuga neza. Murumva tutari ibitangaza? Wowe aragusenye, ariko hari undi yubatse. Wowe aragusenye, ariko hari undi yubatse.
aranamwubatse pe, aramwubatse aramukomeje, amuhaye n'ibikoresho byo kubaka, amuhaye n'uturabyo, amuhaye n'imiteguro, aramwubatse bien. Noneho rero umbwira uwo muntu ukuntu ari igitangaza. Niba hari ibyo yubatse akagira ibindi asenya, niyo mpamvu nshaka kugira ngo tujye inama. Nubwo uwo muntu yaguhemukiye, nubwo uwo muntu yakuvuze, nubwo uwo muntu yakwangirije izina, nubwo uwo muntu yagusebeje no kubakaguhaye akazi, nubwo uwo muntu yagiye akakwangiza kwa shobuja, nubwo uwo muntu yakwangishije abaturanyi, nubwo uwo muntu wowe ntiwemerewe nawe kujya kumusenya, kuko ni wa muntu cya kiremwa muntu kigizwe n'ibice bibiri. Zirikana yuko nubwo yaguhemukiye ariko hari undi yagiriye neza, basi nawe biguhesha kugira ngo kutamera nkawe. Niba wowe udashoboye kuba wamwubaka, icecekere, byigumanire, umenye ko yaguhemukiye. Yewe na babandi bumvise amabwire bakumva ibyo yavuze, bakabyakira, bakabigira ubuzima, bareke bihorere, ntabwo ari bo Mana. Ariko icyo nkwisabiye, irinde, ambana imbaraga, gira itandukaniro. Ariko niba nawe umeze nkawe, turi ikiremwa muntu twese, ahubwo dukwiriye kwiga iryo somo ryo kumenya ngo jyewe niba yansebeje, niba yangishije abantu, ne kujya kwisobanura nanjye musebye, ne kujya kwisobanura mvuga ibyo twavuganye cyagiye tukiri ntabwo mugeze mu bijuti, cyagiye tukimenyana. Ko baradutandukanye inshuti ngo muragendana, inshuti murasangira, inshuti mujyana ku rugendo ntigusige, inshuti murasangira ntigucure. Ibyo nabyo icyo ni ikindi kiganiro kwacyo. Wowe tandukana nawe, niba yaragusebeje we ntumusebye, kuko wa muntu cya kiremwa muntu kigizwe n'ibice bibiri, igice kibi n'igice cyiza. Wowe uri muri iki gice cya mbere yakubereye mubi, ariko hari n'undi uri mu gice cya kabiri yabereye mwiza. Yego, hari igice cya kabiri, hari uwo yabereye mwiza, ari hataka, ariko buriya nubwo yamubereye mwiza, si koko yamubereye mwiza 100%. Ahubwo buriya nitubigenzura, tuzabiganiraho mu kindi kiganiro, nitubigenzura tuzasanga ahubwo yamwakiriye uko ari, yitoza kumubabarira. Yego, yitoje kumubabarira kubera ko afite ukuntu yamwakiriye muri we. Ni ukuvuga ngo rero wa muntu urimo bya bice bibiri, igice cyiza n'igice kibi, urumva akagoye, aragoye, usibye iyamuremye yonyine yo kumuhindura, usibye Imana yo mu ijuru yonyine. Kuko niba turi mu ibice bibiri kiremwa muntu, tukagira igice kimwe, kuko uyu munsi dushobora guhura n'ibyo twanatangiriyeho bitewe n'ibyo mfite mu mutwe wanjye, tugatambuka nkagukandagira, sinanamenye ko nanagukandagiye nkikomereza, wowe mu bwonko bwawe ugatwaramo ko ndi mubi kandi ntari mubi. Ejo bundi wazumva hari umuntu uri kumvuga neza, sinzi niba ibi bintu mubizi,
ubwo umuntu ufite ahantu abizi muraza kunyarikira muri comment muze kuza tuganira muri comment sibyo wasanga hari ahantu bariho bamuvuga neza ndivugira wa muntu wakwangije wagusebeje sibyo wowe yigeze ahantu bariho bamuvuga neza bamutaka bamubyinirira uburakari burakuzamuka ugatangira ukababwira ariko mwari muzi uwo muramuvuga muramuzi dayimoni muramuzi ukabubaye nkawe bivuze ngo nawe muri cya gice urimo hahirwa rero umuntu ubasha gutsinda iyi kamere hahirwa umuntu ubasha kunesha uyu mujinya hahirwa umuntu ubasha gukontorora amarangamutima ye niba umuntu akuvuze nabi ukabasha gukontorora amarangamutima yawe nawe ntumuvuge nabi kandi ibyo kumuvuga bihari aka kantu tukumve neza ibyo kumuvuga bihari byinshi ndetse unafite byinshi wavuga kuko bene uwo muntu ukunda kuvuga ntajya yikontorora ntajya anamenya n'abo yabwiye ngo ni bande aravuga tu rero nawe uba ufite byinshi byo kuba wamuvuga ariko reka kumera nkawe ihangane ugira itandukaniro ntabwo kugira ngo ukuri kwawe kumenyekane ari ukujya kwisobanura kuri ba bantu yabwiye ngo kuko abo yanabwiye harimo abo yavuze abo yabwiye ububi bwawe nabo harimo abo yavuze ububi bwawe kandi urabizi urabibitse ariko wimera nkawe ndakubujije gira itandukaniro erega hari ubuzima dukwiye kubamo nubwo waba utari n'umukristo basi b'umunyarwanda wo kwizera gira indangagaciro z'ubunyarwanda noneho rero niba uri n'umukristo gira indangagaciro z'ubukristo gira n'indangagaciro z'ubunyarwanda ibyo bintu bizagufasha bitari ibyo twese niyo mpamvu akenshi abantu bagize icyo bita ngo munyangire imaze abantu munyangire burya bwose uri inshuti na mama Derrick burya bwose muragendana burya bwose murasurana yewe niba uri inshuti na mama Derrick ndagukarabye nta mishyikirano nzongera kugirana nawe inshuti zanjye ese ko ari wowe mwagiranye ikibazo yagiranye ikibazo na mama Derrick kandi wowe mwagiranye ikibazo kandi icyo kibazo ntabwo kiranaremereye ku buryo mutakemura ese reka nkubaze ikibazo wagirana n'umuntu kiruta wumva gifite imbaraga cyane kiruta abantu bakoze jenoside umuntu bayikoreye agahaguruka akagenda akabasanga akamubwira ati jyewe nguhaye imbabazi n'umutima wanjye wose bakongera bagaturana bagasabana bagatahirana ubukwe ikibazo wagiranye n'umuntu ni ikihe mutakemura nshuti yanjye ni ikihe iyo baro batubwira gukundana reka urukundo si amagambo urukundo ni ibikorwa kandi urukundo ni imbabazi urukundo ni imbabazi urukundo ni ukumenya intege nkeya za mugenzi wawe ntabwo ari urukundo si uguhagarara ngo ubwire umuntu ngo ndagukunda bro urukundo ntabwo ari uko
mbabwira iyo biza kuba urukundo rurebera ku bintu byiza gusa umuntu yagukoreye kubemera Kristo ibyo mwigira byose ubwo mwakabaye mubyigira kuya urukundo rurababarira urukundo rurihangana ntirushakira ikibi mugenzi wawe cyangwa se mugenzi wanjye ntirwifuriza ikibi niyo ubonye mugenzi wawe yananiwe umenya ko ari intege nkeya yagize kubera urukundo tuzabiganiraho urukundo ruratwikira urukundo rurababarira urukundo rurihangana urukundo rujya inama hari ahantu umuntu aba afite intege nke niba rero wowe ubashije kuhareba ukamenya ngo ni hehe ukamenya ngo mugenzi wawe yagize intege nke aho hantu yagiriye intege nke niho ugomba kumwegerera ukamwegera kuko niba twaganiriye tukaganira yuko ikiremwa muntu turimo ibice bibiri hita umenya ngo uriya muntu nubwo yagiye kumvuga yanyangije yansebeje ari muri cya gice cy'intege nkeya afite z'ikibi ariko afite n'ikindi gice cyikiza afitemo ibice bibiri rero wishaka kureba kote faible ya yindi yananiwemo kuko mwagiranye ibibazo ahubwo emera wihangane nashaka nagusuzugure kuko abenshi barabikora ariko ushakisha ikintu cyatuma basi umukura muri iyi kote faible y'ububi basi umugore muri kote y'imbaraga sibyo hano h'imbaraga habasha kumva habasha kubabarira habasha gukunda habasha kwihanganira ikibi mugenzi we yakoze habasha burya inabi ntabwo igihosha uburakari ahubwo ineza ihosha uburakari yego ineza ihosha uburakari iyo neza rero niyo dukeneye ndayikeneye urayikeneye kuko niba ikiremwa muntu twamaze kumenya yuko twifitemo ibice bibiri igice cyiza n'igice kibi basi turwane urugamba rwo kugira ngo icyo gice kibi tukirusha imbaraga igice cyiza kizamuke igice kibi kimanuke igice cyiza kizamuke uko bizakorwa rero nuko twitoza kubabarirana nuko twitoza kubabarirana tukamenya ko turi abanyamakosa tukamenya ko tudatunganye wowe ubwawe ukigenzura ikibazo ni kimwe ibyo bintu umuntu ubimenya ni umuntu wemera ko nawe ari umunyamakosa ni umuntu wemera ko hari aho afite intege nkeya iyo wamaze kwemera yuko hari aho ufite intege nkeya rero biguha imbaraga zo kureba na wa muntu waguhemukiye ikibazo tugira ni kimwe nsatira kujya kwegera ku musozo ikibazo tugira ni kimwe basi hari ikintu mwaba mwarapfuye wenda ngo tugishingireho hakakubwira ngo no nta kintu napfuye ariko tungo ugiye kuva namubona ko cyane numva ntamukunzi urarwaye ntabwo uri muzima urarwaye ikibabaje rero nuko iyo mufite groupe muhuriyemo runaka kubera ko utamukunze kubera ko abenshi baravuga ngo amaraso yanjye ntiyahuye nayo ubundi se byahura gute muravukana
ni so ni nyoko ubundi amaraso yahura ate ngaho mumbwire rata amaraso ahura ate abandi baba bahuje ngo amaraso yarahuje atese umwe yarikebye ayahuza n'undi arikeba yahuza n'undi mwava tumva mbuza nuko mbivuga Nkuru tumva mbuza ukuntu mbivuga pe wavuze ko urwango rwibere mu mutima wawe wavuze ko ari cya gice ni cya gice nyine ni cya gice byemere urimo ibice bibiri nyine ni cya gice nyine cya gice cy'ikibi gituma ubona umuntu ntabwo muzi mutaraturanye mutariganye mutarasangire ku isahani imwe mutarahuriye mu gusa ukumva ngo uramwanze ikikwereka ni cya gice cy'icuraburindi urimo kubera ko wanamwanze icyo akoze cyose ubona ko ari kibi hinga rero muzahurire muri komite runaka y'iyo sosiyete murimo mwese mube muri abayobozi noneho azagira ibyago uri umuyobozi hejuru ye umukinira ku mutwe ukamukiniraho icyo akoze cyose ukabona atari cyiza icyo avuze cyose ukabona ntiyuzuye icyo avuze cyose igitekerezo atanze ngo nta bwenge ariko reka nkugarure mugire inama buriya reka mubwize ukuri ubwenge arabufite kuko ubwenge bwamuvanye iwabo bukamugeza aho ngaho mukorera urumva atabufite ubwenge bumuvana Cyangugu cyangwa se bukamuvana Gisenyi cyangwa bukamuvana ku Kibuye bukamuzana bukamugeza i Kigali urumva nta bwenge afite wowe ururamure ukabona ko nta bwenge afite kubera yuko utamukunda kubera ko amaraso yawe naye bitahuye nkuko mubivuga reka mbivuga muri iyo mvugo yanyu da amaraso yawe naye ntibyahuye reka mbyemere kuba rero bitarahuye bigahita bituma ukora iki umwangisha n'abandi ni ya kote faible ufite turakubabariye nanjye mumbabarire kuri kote faible mfite irahari nawe nkurikiye turakubabariye kuri kote faible ufite ariko kuri urwo ruhande rwe kuko ufitemo ibice bibiri ntabwo uri mubi wese aka kantu ngira ngasorezeho ntabwo uri mubi nawe ufite icyo kintu cy'urwango muri wowe muri mubi ni cya gice nyine muri bya bice bibiri by'ikiremwa muntu dufite twifitemo igice cyiza n'igice kibi igice cyiza igice kibi igice cyiza igice kibi igice cyiza kandi byose biri mu muntu umwe niyo mpamvu uzasanga duhindagurika uyu munsi hakaba hari ukuvuga neza ejo hakaba hari ukuvuga nabi hari aho mutahuje hari aho mutahuriye bituma rero ujya muri cya gice kitari cyiza ariko ni ukuri ntabwo uri mubi 100%. nawe ugerageza kwigira mwiza ntabwo uri mwiza 100% kuko ufite kote faible ufite ahantu nawe ariho habo cyangwa handi wowe uri bwiyumvemo ukavuga uti nyamara wa mugani nkurikiye iki kiganiro nanjye uri umunyamugisha numara kumenya ko hari ahantu ufite intege nkeya uri umunyamugisha kuko numara kuhamenya biraza kuguha imbaraga zo kujya ubabarira uwaguhemukiye biraza kuguha imbaraga zo kugira gute zo kubabarira umuntu waguhemukiye bya bindi ubona ko bikomeye bya bindi ubona yuko isi n'ijuru yakuguyeho kubera we uraza gusobanukirwa yuko ikiremwa muntu dufite ibice bibiri igice cyiza n'igice kibi wowe umurikiye ubimenye umenye ngo ugizwe n'ibice bibiri kandi ko uzarebe hari igihe ugira umutima mwiza ukagira abantu bumva ukagirira impuhwe ukumva Mana yanjye ibyo ufite byose wabitanga ariko hakaba n'igihe
harabo wangurunuka ukumva ahubwo wumvise yuko n'izina rye rita izina rye uko amazina yo yose arasa sibyo ahubwo isura yita kigaragara ku isi wakwishima ni cya gice kibi kiri muri wowe twisuzume twigenzure wirebe nanjye ntirebe twe kwicara ku ntebe y'imanza ngo wicare ujajinge mugenzi wawe sha reka nyine nubwo ufite iyo kote febre ariko numara kumva iki kiganiro ugerageze wihangane umenye ko ari defu ufite umenye ko ari uburwayi ufite ni ukuri kwa Nyagasani ni uburwayi ufite rero numara kumenya uburwayi ufite ntabwo buri buhite burangira uyu munsi ngo nuko wumvise kino kiganiro oya ntabwo buhita burangira bigenda gake ariko kuko wamaze kumenya indwara mu Kinyarwanda bavuga ngo ujya gukira indwara arayirata indwara yawe rero niyo ngiyo yuko uri mu ibice bibiri uri mu igice cyiza ukagira n'igice kibi icyiza harabugira neza ikibi harabugirira nabi ukabahemukira pe ukangiza ubuzima bwabo pe ukabwangiza kandi ugashyiramo akabaraga numara kumenya iyo ndwara urwaye ukamara kumenya yuko ikiremwa muntu turi mu ibice bibiri ukicara ukicara wowe ubwawe ukisuzuma ukiyinira ukamera nka ya nka irimo kuza ubwatsi sibyo ukicara ukavuga uti nyamara hari ikiganiro numvise mama Derrick yatambukije iki kiganiro yatambukije nyamara reka nicare ngiso oya reka kuguruka reka kukigeraho noneho ngo barko nkuye bavuga iki uya bitekerezeho sina ngombwa yuko uhita ufata umwanzuro ubu none aho uhita uvuga uti nyamara ikiremwa muntu nanjye ndimo ibice bibiri ndimo igice cyiza n'igice kibi iki gice kibi rero ni kote febre yanjye mfite aho rero naniwe aho ntafite imbaraga naha iyo bigeze ahantu bigenda gutya iyo mbonye umuntu umva simukunze mba numva namwangisha n'abandi bose iyo jewe rero kote febre yanjye ni iyi ngiyi iyo ndahantu ngiye nkaba numva hariho umuntu udashaka kunyumva ngo agendere ku byanjye ubwo ngo nanjye nkora ibishoboka byose nkamwangisha abandi bantu bose yego ni kote febre yawe nyine urananiwe wamaze kumenya ko ari ufite intege nkeya ariko si ukuri mubi ndashoje ntabwo uri mubi pe uri mwiza uremwe mu ishusho y'Imana Imana yicara avuga ngo ikoranye inama iravuga ngo mureke turemo umuntu asa natwe urasa n'Imana rero ko usa n'Imana nubwo harimo kamere itari nziza hakaba na kamere nziza ukaba ufitemo kamere ebyiri muri wowe ndabizi neza yuko umucyo wabasha kuganza umwijima uwo mucyo rero uri muri wowe reka iryo tara rimurike umucyo ujye hejuru ni ukuri ndabashimiye mwebwe mwabashije kubana nanjye tukaganira aho nakosheje mu mbabarire nababwiye ko ndi umunyamakosa buriya mu biganiro mu mvugo hari igihe dukosa aho nakosheje mu mbabarire aho naragaragaje rangaje atari nziza mu mbabarire ariko inshuti zanjye nk'abakunzi banjye nk'inkoramutima zanjye mureke muze twicare tujye inama mureke tuganire mureke twuzuzanye mureke umuntu hafite intege nkeya ahasobanukirwe kandi ntituze ngo tumare kumenya hafite intege nkeya abariho tumurasira cyangwa abariho tumugwishiriza ahubwo mureke tugire gute tumufate ukuboko
twe kumujugunya, ahubwo tumuramire, tumwiyegereze kugira ngo abashe kumenya aho afite intege nkeya. Namara kumenya afite intege nkeya, ndabizi neza yuko tuzisubiramo twese, sibyo? Tuzisubiramo, tuzicara twuze, dutekereze, tumenye aho tutagenze neza, tudufata umwanya w'abantu tubana, tugendana, duhurira mu masosiyete atandukanye, duha agaciro icyatumye duhura kurenza guhereza agaciro igituma dutandukana. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane kandi ndabizi ko namwe munkunda.